Ibihe byiza kuri mwebwe mwese muduteze amatwi, mwe mwese mudahwema kudukurikira kandi mutwereka ko mudukunda. Ndashimira wowe wakanze subscribe ukanafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona izindi video zikugeraho. Ikindi kandi nawe utarakora subscribe wayikora, kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Uno munsi mutimbaza ni iki rero? Uyu munsi mbazaniye inkuru ku banyeshuri batsinzwe no ku banyeshuri batsinze, baba ari abakoze mu wa gatatu ndetse n'abakoze mu wa gatandatu segonderi. Amakuru yacu rero tugiye kuyahera ku banyeshuri bakoze mu wa gatandatu segonderi, aho bamwe bakomeje kugenda bibaza ati ese bafatiye ku manota angahe ya buruse, se byagenze bite? Ibi turaza kubibanyuriramo gakeya tubabwire ese amanota bashobora kuba barafatiyeho nangahe. Ese bafatiye kuri 70 kuzamura, ese bafatiye kuri 80 kuzamura, ese bafatira no kuri 60 kuzamura? Ibyo byose mugiye kubikurikira muri aya makuru ngiye kubagezaho. Ikindi turaza kuvuga ku banyeshuri batabonye diplome, aho bashyiriweho uburyo bwiza kandi bworoshye bwabafasha bwo kwiga candidat libre kandi bakazabona amanota. Muri make boroherejwe, icyo usabwa wowe ni ukuntega amatwi ukankurikira kugeza iyi nkuru irangiye nkabikuvira imuzi n'imuzingo. Reka dutangire sasa rero. Hashize igihe kitari kinini amanota y'abanyeshuri asohotse, baba ari abo mu wa gatandatu, abarangije mu wa gatandatu ndetse n'abarangije mu wa gatatu troncome. Ibi rero ku banyeshuri bo basoje mu wa gatandatu bakomeje kwibaza ati se bafatiye ku manota angahe ya buruse ko bazajya kwiga muri kaminuza batazirihirira? Muri make iyo tuvuze amanota ya buruse ni abazarihirirwa na leta. Inkuru zakomeje kugenda zicicikana bavuga ati leta yarabyoroheje ngo kubera ko bakoreye ku manota menshi kandi bagakosorwa mu buryo butari busanzwe. Nkabona imitwe imwe n'imwe ivuga ko bashobora kuba barafatiye no ku manota 65, yewe se na 60 bamwe barayavugaga kuzamura. Gusa ibyo siko biri, kuko hari amwe mu makuru aturuka imbere mu bashinzwe gutangaza ibyo ngibyo avuga ko abanyeshuri bashobora kuzajya kwiga kuri buruse ya leta. Biri kuvuga ko bafatiye ku manota 80, biri kuvuga ko bafatiye ku manota 80 ku ijana. Abo ngabo bakaba ari bo bazajya kwiga, bazabona buruse ya leta. Ubwo rero izindi nkuru zose mwari mwagiye mubona zibabwira ko bafatiye ku manota 60, ese kuzamura kuri 65 gutyo gukomeza, zirababeshya. Gusa nyine hari n'indi nkuru y'ibihuha iracicikana cyane yavugaga ko bafatiye ku manota 70. Gusa nyine aho bigeze aha ngaha amakuru ya nyayo ahari ni uko bafatiye ku manota 80. Gusa nabyo ntabwo birizerwa 100%, kuko bishobora no guhinduka bakazana ku manota 70 cyangwa 75. Ubwo rero mukomeze mutegereze, mukomeze mwihangane. Abageze muri ayo manota mukomeze mwa applying, murebe ko leta yabafata mukajya kwiga kaminuza. Ku banyeshuri rero batabashije kubona diplome, leta yabashyiriyeho uburyo bwo kujya gusibira aribwo bwitwa candidat libre. Ni ugusibira. Hari ibigo bimwe na bimwe leta yagiye ishyiraho bizaborohereza mu myigire yanyu kugira ngo mubashe kwigira candidat libre. Gusa nyine bitavuze ko uramutse unashoboye gusubira ku kigo ugasibira nabyo biremewe, kuko leta itanga amahirwe ku munyeshuri watsinzwe ko ashobora gusubira ku ishuri akajya gusibira, biremewe. Gusa ngiye inama nakugira, subira ku ishuri. Wewe warangije segonderi utabonye diplome, subira ku ishuri ugende usibire ubashe kuzakora amanota, kuko urumva ntago wakifata gupfusha imyaka yawe 6 gusa
hanyuma ugasoza nta diporome ufite. Subira ku ishuri usibire ushyireho umwete urebe ko wasoza ukabona diporome. Ku banyeshuri bo mu wa gatatu rero mwe mwakoze ibizamini ngira ngo mwaratangiye amasomo, mwagiye ku ishuri, bamwe na bamwe batsinzwe, abandi batatsinze bo bari bakomeje kwino bavuga ati ntabwo twasubirayo iki, ariko nyine nimujye ku ishuri, mugende mugerageze murebe ko mwava mu mwaka umwe mukajya mu wundi, dore ko hari hamaze n'igihe hacicikana amakuru avuga ko amanota bari barafatiyeho bayagabanyije. Dukomeje kugenda tubakurikiranira ino nkuru, ndakeka cyumweru kindi gitaha bishobora kuzarangira byamenyekanye neza ko ese amanota yanyu yagumye ari yayandi cyangwa hari icyo leta yaba yarabihinduyeho. Dukomeje kubibakurikirana rero tubibabarize, ntabwo twicaye, turi maso, turimo turabarebera kandi mwumve ko tubirimo kandi cyane. Ubwo rero mukomeze mudukurikire mukanda subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru ku gihe kandi ya nyayo yizewe. Aya makuru tuba tubabwira ntabwo ari ibihuha, natwe tuba twayakuye ahantu kandi tuyizeye. Ubwo rero mukomeze mudukurikire mukande subscribe. Iyi nkuru wumva hari icyo yaba igufashije cyangwa yakumarira, jya muri comment utubwire, kandi wibuke no gusharinga iyi video ku bantu bawe bashobora kuba bino nabo bibareba, kugira ngo dukomeze twubake umuryango mugari nyarwanda. Njye rero wari uri kubagezaho iyi nkuru nitwa MP Official, uyu murongo mugari wanyu mukurikira ni amashyi yose. Mukomeze mugubwe neza, turabakunda. Ciao ciao.